si nicyo cyonyine mu gihe koperative runaka yihuje kabati twege dukeneye ko muduhugura rega dukeneye kugira ngo tuzagera Afurika itarangwamo inzara yego niyo mpamvu nyine Icyuzuzo TV twika urumva Icyuzuzo TV ibasha gushyika kuri buri muntu wese ubu ni ukuvuga ngo twebwe icyo tuba dushaka ni ukwigisha abantu yego uratekereza ko umuntu w'umuhinzi kujya kumubwira ngo greenhouse yabanza kubaza ngo greenhouse ni ibiki twebwe y'umuhinzi afite ikibazo cy'imbuto urabona rega kubika imbuto uragenda ukamubwira yuko iyo ndobo ye ntoya niba utabashije kumukorera tanka nini ukamwereka ko ubavangiyemo ya myunyugugu yose uyiteranyije hamwe nagushaka kurenga amafaranga 4,000 akabyivangiramo ndakangurira urubyiruko rwose ko wareba ikintu wumva ushoboye muri wowe ukagitangira kuyo ubigumanye biguma ari inzozi ibyo ushoboye ubitangira bakunzi b'Icyuzuzo TV ijwi ry'umuhinzi n'umworozi twarabagendeye icyo twiyemeje twebwe no kubereka urubyiruko rutandukanye noneho twagiriwe amahirwe no guhura n'abantu benshi bakora ubuhinzi n'ubworozi turi mu karere ka Musanze nk'ibisanzwe tugomba no gusuza abantu bo mu karere ka Musanze baradukurikirana uyu munsi rero noneho nibereye Musanze ndi kuganira n'abajeni bo mu ntara y'Amajyaruguru aho bakora imyuga y'ubuhinzi n'ubworozi kandi bamaze kugera ku kigero cyiza cyane gishimishije ku buryo bafite inama bahereza urubyiruko rwo mu Rwanda hose kugira ngo babone ko ubuhinzi n'ubworozi atari imyuga y'ababuze akazi y'ababuze uko bagira y'abakecuru n'abasaza ahubwo ni imyuga yitabirwa n'umujeni kandi akayikora we harimo kwiga kuba afite ubumenyi agakora ibyo bintu afite ubumenyi ni kimwe mu by'ingenzi cyane guhindura noneho sosiyete arimo bakabona ko ubuhinzi n'ubworozi hari uburyo bwakorwa kandi ntibubangamire ibidukikije uratangira wibwira abakunzi bacu noneho unatubwire ibya Sanejo Group. Murakoze cyane Icyuzuzo TV cyambere nabanza kubashimira ko umusanzu wanyu ni ingenzi cyane mu iterambere ry'ubuhinzi ndetse n'igihugu muri rusange. Sanejo Group rero ni company igizwe n'abantu batandatu tugamije guhindura imitekerereze n'imyumvire y'abahinzi ku bijyanye no kuba bakiteza imbere. Harimo abantu batekereza ko umwuga w'ubuhinzi ushobora kujyamo uko ibindi byanze kandi ko tubimenyereye ari ubusanzwe ubundi umwuga n'ubuhinzi ibindi no gushakisha rero bitubwire dusubiye inyuma gato kuno twatangiye turabanyeshuri amazina nitwa Derek Muhizi umuyobozi mukuru wa Sanejo Group ikorera mu karere ubu ngubu turimo turakora Musanze no muri Kicukiro hitwa Masaka twatangiye turi abanyeshuri ba kaminuza ko twari twarize iby'ubuhinzi n'umugisha twagize ayo mahirwe twayagezemo mbere tugeze mu wa kabiri nibwo twasomye icyo bita Sustainable Development Goals nangwa se izino ngamba z'iterambere zo muri 2030 izo Afurika ishaka kugeraho tubona bifuza ko bazagomba kuba bageze kuri zero hanga nangwa se kuba ntanzara ijya mu gihugu turavuga ngo twege nk'abantu leta yatangira amafaranga kugira ngo tujye kwiga ubuhinzi twatanguye Musanze dutangira ikintu cyitwa aeroponic system. Ino aeroponic system ni uburyo bwo gutubura imbuto tudakoresheje ubutaka. Sinzi namwe mu bisobanukirwa ntabwo tubisobanukiye gutubura imbuto udakoresheje ubutaka se birashoboka. Ni uburyo buteye imbere byo byatangiye mu bihugu bitandukanye nka za Mexico n'ahandi ariko ni uburyo ukoresha ama greenhouse byamyunyuguga ikirayi cyakawe gikenera mu butaka kugira ngo gikure ukaba wayishyira mu itanka nangwa se ikigega ukabivangiramo ukavangamo n'amazi none ukayisetingaho ko igihe cyuzajya ukenera kuhira twa duplantira dutoya tuno tw'ibirayi mu gihe kingana n'ibyumweru 3 ukaba wabashije kubona kuri buri karayi ubana uturayi duto tw'imbuto turenga 38 mu byumweru 3 byonyine ubundi se mu byumweru 3 ikirayi kiba cyari cyamera kubisobanura umuntu utarimo kubireba biragorana kereka tugeze kuri greenhouse yacu y'Ibusogo tukabire kuryo tubikoramo rero twari twabitewe nuko twabonaga muri Musanze induru zihahora ari induru zo kubura imbuto icyo kibazo kijya kigora cyane twacyumva kuri social media kandi twebwe nk'Icyuzuzo TV twadushishikariza abantu kwihangira imirimo mu buhinzi n'ubworozi none ugasanga babuze n'imbuto ugasanga ibyo tuvuga turasa nkaho turi kubabeshya noneho tubwire neza birambuye wenda tuzagira n'amahirwe yo kugira ngo tubasure tubyerekane tumenye ngo ibikorwa gute ariko tubwire uko mwabitangiye. Murakoze cyane no kuvuga ngo dufashe muri siyanse bisanzwe tuzi ko ikirayi kugira ngo gikure hari imyunyugugu gikenera mu butaka
tekereza rero nk'umuntu wize ufashe ya myunyungugu gikenera mu birayi gikenera byagiye mu butaka ukaba wayiteranyiriza ahantu hamwe noneho niba umuhinzi ahinze Rusizi undi agahinga Nyagatare bitewe n'uko ubutaka bugiye butandukanye ntabwo ushobora kweza ibintu bingana kubera ko hamwe bashobora kuba bafite ibibazo bya acidite sinzi ko na acidite dushobora kwita mu Kinyarwanda ubusharire bw'ubutaka ahandi bakaba bafite ibibazo byinshi bitandukanye hari izuba ryinshi n'ibindi twegera icyo twakoze twabaze ngo ese ikirayi gikeneye imyunyungugu ngahe dusanga ni imyunyungugu 10 turavuga ngo imyunyungugu tugerageje muri laboratoire yacu twayibona turavuga ngo imyunyungugu tuyiteranyije hamwe tukayishyira muri tanka tukavangamo amazi ntabwo twajya twuhira cya kirayi cyacu kikamera nk'aho kirimo kibikura mu butaka n'ubundi ibyo mu cyongereza bita absorption kirimo gisa naho kibikura mu butaka ni ukuvuga nta butaka buba burimo nta mazi biba birimo twubaka akarima gato ari ikarito noneho tugafata nk'uko waca ibabi ry'ikirayi ukaza n'ugikuye mu butaka gutya ugacisha andi muri box noneho ya myunyungugu yacu twayivangiye muri tanka hasi mu mazi kuri ya tanka haba hariho akamashini kari automatique dusetingamo ngo uzajya wuhira wenda saa 9 nangwa saa 1 iyo amasaha yo kuhira ageze karikaraga ya myunyungugu ikagikubita kuri twatuzi twa cya kirayi nyuma y'ibyumweru 3 kuri twatuzi ikirayi kizi ko kirimo kibikura mu butaka hatangira kuzaho gushoraho uturayi muri make ikirayi mwamwakibeshye ikirayi tukibeshya ko gihari none kugira ngo tunakibeshye tukemeze ishashi dukoresha igomba kuba ari umukara ngo kigire ngo kiri mu butaka n'uko mu butaka harimo umwijima ko cyutatubwiye ko ejo twari turi busogo ngo tubwiye ibyo bintu twisura ejo nyango twari dufite umwanya muto ariko greenhouse irahari dushyiramo n'indi hari muzabitegure tuzabasure tugereka abantu dushyiramo uwo mwijima rero kiracyo kikaba kizi ko kirimo kibikura mu butaka kumbi twe turimo turakibaramo izindi nyungu nyuma y'ibyumweru 3 rero kubera ko kiba cyabonye imyunyungugu ihagije amazi azira igihe ubasha kuri buri kagozi kamwe k'ikirayi ubasha kuri uturayi 36 ariko utu turayi dukuraho ntago ari ibyo kurya nizo bita certified seeds nibyo uba ugiye gufata ibyo birayi ukuyeho aho ngaho urabitwara akaba ibyo ugurisha abahinzi nk'imbuto urabona ko abahinzi twarebye RAB iki kigo cy'ubuhinzi Rwanda Agricultural Board cyabashaga kuba cyahereza abahinzi imbuto zingana 40% tubona uwo mwanya uri mu ntango iyo gap ya 60% dushobora kuza natwe tugatanga umusanzu wacu turabikora birakunda twatangiye dutestinga kugira ngo tureko bikunda ntabwo twakabonye greenhouse kuko irahenze turashimira kaminuza y'u Rwanda yadukoreye ubuvugizi duhuza na GIZ batwakira greenhouse dutangira na koperative 7 dutangira ubu deja mwatangiye gutanga imbuto yego n'abandi bantu babifuza ko mwabakorera imbuto mwamwiteguye cyane rwose twigize ntaraguca mu ijambo twigize gusura Adenya mu karere ka Nyaruguru nabone koperative sinzi niba ari koperative cyangwa ari company ishinzwe gutubura ibirayi mu karere ka Nyaruguru nayo yari ifite ikibazo cy'uko akarere ka Nyaruguru kari kwera ibirayi byinshi ndetse binakunzwe ku isoko noneho ugasanga imbuto barazishaka barazibura bo nimureba mu biganiro twakoze bo bafata kuko twagikishije ku Cyuzo TV icyo kiganiro kiri bafata ibirayi bakabihinga mu ibase noneho bakagenda byamara kuzamuka bakagenda bakataho udutije bakadutabika munuza mu yindi base tukavaho utwo turayi dutoye ese byaba hari ihuriro isano byaba bifitanye n'ibyo bintu ibyo muri gukora yego niyo mpamvu nyine Cyuzo TV twika urumva Cyuzo TV ibasha gushyika kuri buri muntu wese ubu ni ukuvuga ngo twebwe icyo tuba dushaka ni ukwigisha abantu yego noneho urumva mwebwe ntago nigize mbaza Adenya wenda bintu no kuzasubira ni mu kare ka Nyaruguru bakunda Cyuzo TV hari gihe twazabasura tukajya kubireba neza bivuze ngo mwebwe mu byumweru 3 imbuto mwebwe mu mwatangiye kuzitanga ku buryo babahaye nka sezo y'ibirayi mu kwezi kumwe mushoboye guproducinga ibirayi bifatika kandi byinshi ku mbuto y'ubuhinzi bw'ibirayi ahubwo ndahera kuri icyo ngicyo umbwire ko ari abahinzi babyikoreye ubwabo none natwe iyo technology ntago dukoresha ku bantu bize gusa uratekereza ko umuntu w'umuhinzi kujya kumubwira ngo greenhouse yabanza kubaza ngo greenhouse ni iki twebwe y'umuhinzi afite ikibazo cy'imbuto urabona rega kubika imbuto biragoye babaza abafisto bahinga urumva kubika imbuto biragoye niba usaruye wari wagize niba wari wasaruye umusaruro wawe biragoye kugira ngo ushyiremo uvuge ngo ndarya ibi ngibi ndabika ibi ngibi
twebwe rero ku muhinzi mutoya utabashe kuba yakubaka greenhouse n'ibindi twe tumukoreshereza bikeya tumusanganye tumeze arwanisha inkoni tumusanganye mwebwe mugenda mushobora kwigisha nshobora kubatumira mukansanga mu rugo mugahita munyereka uko ibirayi bikorwa mugahita mwizamukira mukisubirira Musanze njye mfite indobo tuti iyo ndobo yawe ushobora kuyivangiramo ino myunyungugu tukajya tukubwira n'amasaha uzajya wuhiriraho bikakorohera kuba wahereza wakituburira imbuto utagiye kuzitegereza ko rabi zaziguhereza akaba arabyumvisha ni ukuvuga ngo rero ku muhinzi mutoya tuvuge ku muhinzi utunzwe n'ubwo buhinzi arya ibyo yasaruye uragenda ukamubwira yuko iyo ndobo ye ntoya niba utabashije kumukorera tanka nini ukamwereka ko uwavangiyemo ya myunyugugu ya myunyugugu yose uyiteranyije hamwe ntabwo ushaka kurenga amafaranga 4,000 akabyivangiramo we reka noneho gatoya reka duhite tubamamaza amakoperative mukora iby'ubuhinzi bw'ibirayi mu Rwanda aba basore bafite igitekerezo cyiza dore muri kumureba kuri kamera zacu nguyu hano ari mu Rwanda avuga ikinyarwanda ntago bigombera ko wize akaba n'inshuti y'abahinzi akaba yiteguye kugira ngo abafashe mu buhinzi bwanyu imbuto hari ukuntu zibavuna zikabagora none bo barakuzanira iyo myunyungugu bakayikuvangira bakabikwereka bagahita bizamukira mu byumweru 3 ukaba wifitiye imbuto yawe utiriwe ujya kuyisaba abasore ntago mwabareba ntago mwabashaka ku buryo imbuto y'ibirayi itazongera kuba ikibazo mu Rwanda bya indi tujya dukunda kubona by'amatoni mu mafuso mu makamyo bijyana imbuto nta kuntu mwajya muzikorera aho hafi ko numva kujya kuzirangura ari byo bigoye yego ahubwo si nicyo gusa ndabatwikiye kandi yego si nicyo cyonyine mu gihe koperative runaka yihuje kabati twege dukeneye ko muduhugura rega dukeneye kugira ngo tuzagera Afurika itarangwamo inzara iki cyambere ntago ari ubucuruzi kugira ngo tumenye ngo Afurika izabaho gute abana bacu bazadukomokaho bazabaho gute badafite inzara yego twege koperative yihuje kabati twege dufite iminsi 2 dukorera ahantu hatandukanye mudupangira umunsi muze mudusure mutuganirize kuri ibyo bintu byakorwa tumenye ko bishoboka turaza tugategura PowerPoint presentation yumvikana kuri buri muntu wese nangwa tukamujyana ku mirima yacu yo bita demonstration gardens tukamwereka ko ibyo bintu bishoboka icyo nari ndimo mvuga abahinzi baramutse bihuje ubwabo kabango ibyo bintu twumvishe imisana mu bica hejuru kuko dufite umwanya muto hano mwatubwira ngo dukeneye ko muza mukadugura kuri ibyo bintu tukatuvugana namwe tukaza tukabaganiza icyo tugamije nuko dutunga u Rwanda dufite inzara iterambere twifuza rizagerwaho uko tudafite ibibazo by'inzara nangwa se ibibazo bitandukanye urubyiruko rwabigizemo uruhare cyane bagifite n'imitekerereze ikiri fresh kandi bagomba guhindura ubuhinzi uko bwakoraga natwe Ikizo TV nibyo tuba tugamije ubu kuva mwatangira mumaze nko gutubura nk'imbuto zingana gute tutaragera aho ngaho urabona ibyo ngibyo nakubwiraga byose twabikoraga muri kaminuza buriya umuntu akiri muri kaminuza hari umutaka aba arimo asa n'utwikiriwe twaratekereje ngo nitumara gusohoka se iyi greenhouse yari ya kaminuza tukaba tutazayisohokana bizagenda gute twaravuze ngo dushinge akantu kameze nka club tuvuge ngo abanyeshuri wenda bo mu myaka iri hasi mu wa 2 no mu wa 3 dusige tumaze kubigisha iyo technology tubibasigire kugira ngo nibura icyo twari tugamije nabo bakomeze bagirire umumaro abaturage babegereye kugeza icyo gihe mbere yuko tuvayo twari tumaze gutubura hagati ya tone 4 n'eshatu n'igice kuko twatuburaga bikeya bishoboka bitewe nuko na size ya greenhouse ko yangana ko kaminuza ari miteganya kwishana no kwishana n'igitwa hydroponics no kuzajya babihinga mu mazi twari tugikora ahantu hatoya ariko twaratekereje ngo ubwo dusohotse hanze tukaba dusohotse turi 6 bashoje mu mwaka wa 4 reka dusigire bagenzi bacu basigare bakora ibyo bintu mu gihe dukeneye kuba twakorera umukiriya ku rwego ruri hejuru tuze natwe duhabwa amahirwe kuri greenhouse ariko twe dutangira kuba twakora ibyacu noneho turimo dupropose gutangira no mu Kinigi twe twamaze kubona ubutaka kirimo gikenewe no kugira ngo tubone amafaranga kuba twatangira ko kandi ni nabwo bufasha dukeneye cyane tubone nibura inkunga niyo yaba ari inkunga ishobora kwishyurwa mu gihe gito tubone kuba twatangira greenhouse yacu kuko isoko ryo rirahari ubwo twe turakenewe cyane icyo twe tuba dushaka no gusharinga ibitekerezo no guzana ubwo bumenyi tukabushyira mu banyarwanda buri muntu wese akabumenya tukabasha kwibeshaho no kwiteza imbere ariko harabo duhamagara twabahamagara ugasanga babigize intambara babigize ibibazo ariko masomo nk'aya ngaya niyo twe tuba dushaka iyo ushyize ubumenyi ku Kizo TV umuntu wese ashobora kubusoma niyo upfuye burasigara ni ukuvuga ngo kuko ntago tuzaramba ariko iyo ubusize kuri flash hari igihe itakara hari igihe nyine uyishaka ukayibura cyangwa se virusi zikabirya ariko iyo wabishyize mu gitabo abantu bose babugeraho Ikizo TV rero twavuye ko tumeze nk'igitabo cy'abaturage
bakurikiranye bakunda ubuhinzi n'ubworozi turavuga ngo ni ishuri ryo mu murima twebwe turaza tukigisha iminota 30 umuntu agahita ajya muri ibyo bintu wakumva hari icyo udasobanukiwe tukaguha contact urumva aba basore bafite icyerekezo cyiza icyo bagamije ni ukuzamura ubukungu bw'u Rwanda ku gihingwa cy'ibirayi ntibakiri mwigerageza kuko bo barabishoboye kubikora ese wowe nimba ujya kugura imbuto ukayibura cyangwa ugasanga byabaye ibibazo aba basore ubahamagaye ko wumva batanagoranye ukabashakira uburyo bwo kugira ngo bakugereho ntago baza bakaguhugura nawe ibirayi ukaba wabyikorera utiri uvunika utega rimwe imodoka zabuze zaguye kovide ibyo byose byari imbogamizi bikavaho igihingwa cy'ibirayi kikaza ari umwimerere tubwire utange n'inama ku rubyiruko cyane abakora ubuhinzi n'ubworozi murakoze cyane icyambere cyo ngomba kubanza kubwira urubyiruko turi amahirwe twegereye n'ayahe twikicara ngo tuganye covid niba itaratwigishije ntabwo twashakaga kwiga twikicara rero ngo urarutekereza ngo bizagenda gute ngo iyi ofisi ndimo ndota nzayigeramo gute tangira kuri ibyo bishoboka turi mu cyerekezo cya covid urumva ko twari twatangiye ari aeroponic system twarebye andi mahirwe hari n'ayahe ese ko umwanda uri ahantu henshi hatandukanye twawubyazamo undi musaruro gute niko gutangira Sanejo Group iyi Sanejo Group dufite inzozi yuko mu myaka 2 izabe ari ikintu ari nk'uruganda rukomeye rushobora guzamo ibintu byagurika bitandukanye nk'ubu hari icyo bita human waste ino myanda yo mu matoilette n'ibindi turimo turakorana na companies zitandukanye uzajya zidusupplyinga twebwe tukaba twabidryinga bikuma neza ikashobora kuvamo ivumbiri ikomeye ndetse yifu yana packing ikonoherezwa no hanze urumva rero na mahirwe adasaba kugira ngo ufite ahantu wabisomye nangwa se ufite handi hantu wabikuye reba amahirwe kwegera n'ayaye yego kura amaso ku kuvuga ngo nzaprayinga hano hantu runaka kuba warize ni kimwe nicyo nshaka kubwira urubyiruko rugenzi rwanjye mu nyumva kuba warize ni kimwe ariko noneho kuba uwe hari n'ibyo ushoboye n'ikindi n'uwo mukoresha ushobora kugukenera azagukenera bite n'ikintu cyawe ushoboye uyu munsi niba ushaka kuryama ukamenya ngo mu bintu binyikije ntabibyazamo amahirwe gute tekereza ngo ese none mbikoze none ikaba ari umurimo wanjye ushobora kuntunga nibyazagira umumaro n'abandi turimo turatekereza ko Sanejo Group nibiramuka bidukundiye mu kwa mbere k'umwaka utaha twatangiye gukora none kuri ayo mafumbire ko twamaze kubona ko bikora twakoze feasibility study tubona birashoboka ku buryo dushobora no gukora n'ubuhinzi budafite ahantu bubangamiraho ikirere ndetse n'ibidukikije bindi ndakangurira urubyiruko rwose ko wareba ikintu wumva ushoboye muri wowe ukagitangira kuyo bigumanye biguma ari inzozi ibyo ushoboye ubitangire murakoze cyane usibye ko niyo ukeneye ko tuguha ibisobanuro kuri aba bantu tuba twaganirije ujya hasi ukandika comment wamara kwandika comment ugashyiraho na nimero ya telefone kuko ngiye comment ariyo yose mpita nyibona direct nkaba nashobora kuguhamagara bitashobotse wahamagara izo nimero ziri hasi Tigo niba kuri WhatsApp ukaba waduhamagara tukaguha ibindi bisobanuro kuri aba bantu tuba twasuye cyangwa twaganirije ariko bibaye ngombwa ko umuntu agushaka direct yakubona gute yego murakoze mfite nimero ya telefone ndetse na social media zitandukanye nkoresha MTN nkoresha 078 19 6 2 iyo ni nomero yanjye bwite hano none y'akazi y'ibi ngibi dukora 0782 260 342 urakoze cyane ndabashimiye cyane Icyuzo TV ijwi ry'umuhinzi n'umworozi.